ubuzima ni bumwe ariko naravuze mu Karenzi yambereye umukoresha by the way mwiza kandi je sindi kaziri bari kaziri katazirikana sindi ndahaga ndashima ntabwo cyane by'ibizwa mu bantu bankoresheje apa nukuvuga ngo ari mu bantu nka babiri ariko yarankoresheje yaranyoboye nayo kusorva ngo gukoreshwa none ikindi kibazo oya ntacyo reka nkoresha yabankuriye mu bantu donc gukoreshwa none iki ku myaka yavuga ngo narakoresheje kuba umukozi w'ahantu nese musitire de nkoresheje bavuga ngo mu bantu twakoranye anyoboye ari mu nshingano zo kunyobora oya tujye ntacyo uko byakwitwa byose ariko icyo mvuga neza cyane yanyoboye neza cyane nta opportunity nimwe yanyimye hari nizo yampaye ahubwo mbona z'umurengera ndetse rimwe na rimwe ahubwo zigakavaringa n'ibindi byuho naragize muri kariyeri apari yo muri haraho yagufashije yo kunyobora umunyamakuru yaranashyigikiye no mu bundi buzima bwanjye bwite haba muri business yambaye hafi akangira inama ibyo ashoboye yabona bimeze gutya akabati ibinyamaro birimo haba kubw'umwanya haba byose kubwa mikoro ibitekerezo bikaba ari ubwatsi byose oya ntago beshye oya ntago bikaba byuje ntacyo rero tuvuze ubwatsi ni ibintu byinshi ntacyo muveba muri ubwo buryo rwose ndabizirikana anyitabaje nanjye haraho yankenera cyane ntabwo namutengwa kuko hari itafari rigaragara yashyize yigarurira tweet kuko ntigiye guhera tweet niyo tugaruka ariko kuriya kabisa tweet nkomeje kuyibona burya abantu benshi tugira defo yo kwanga kubwira nk'umuntu ikintu kuko Karenzi afite ibintu byinshi namuvugaho byiza bibise n'iki tukagira defo yo kutabwira umuntu mugibona nigeze kurota ngo ndi kumwe n'umuntu ngo twari inshuti ngo narohamye muri piscine ndimo ndengerwa mubwira nti kutamfasha ariko ntanyite akagira ngo abantu benshi uri kumucinisha ko bateye babona umuntu asa n'urengerwa ku kintu kiniki bakamwihorera n'aba bantu benshi twagera tubona amateka babayeho bakomeye bahitira bande ba Dolphite n'iki bazize ko nk'abantu babareberaga twigeze kwiga umugani wa Mwidishyi umwidishyi umwe mu bidishyi yarinze apfa ababidishi bareba ariko ntibabiha agaciro cyangwa bamugire inama bati nyaboneka mwami urwo ruhu ukubise ku kibuno rukadoda ruraza kugukoraho ruraza kuzirika ibintu muri wowe biraza kupastinga ari ndapfa mwami w'ibikiko byagenze Samu nawe rero ni nk'inama namugira ari kuri public hari byinshi navuga nkavuga uko wenda twatandukanye ko ntabwo twatandukanye neza hano navuze ibyo byiza ariko byabaye bibi ku buryo yaza operation uko nabyo burya guhora abantu baba muri jonge se kuki batagikora n'iki ari ducanga n'abadukurikira ariko sinzi ko abantu batandukana neza yego icyo mvuga iyo yazabukwayo umuntu yavuga iki ku wundi yavuga iki ariko reka nivugire ku kintu kijyanye n'abasaza abasaza muri defo nge mbabonaho nenge kuzita karite umenya banagira n'ikintu hari cyo mvuze ngo nukuroga nabantukanye ariko kuko capacité intellectuelle rikari no kunda kuvuga ngo Karenzi umunyamakuru wa mbere mu gihugu rwose yakabivuga ariko ntiyanabeshyaga Karenzi afite IQ iri ku rwego rwo hejuru afite ubwenge karemano buhagije karemano akagira n'ubujyanye n'ibyo yize ko nakuye ngo twarakoranye pe tukuyemo sida yatumye dutandukana ariko n'umuhanga pe n'umugabo wuzuye cyane ibindi kwaba ari ukunenga nk'inkuru nkavuga nti iyi nkuru nkurikije wenda wayikoze mu nyungu izi nizi wayigize gutya ariko ndavuga muri rusange pe wagira icyo ubivugaho ushize mu nyurabwenge ushyize mu nyurabwenge cyangwa se bikaba atari byo mutahuzaho ariko muri iyo context kuvuga ngo n'umunyamakuru wa mbere mu gihugu ntibamubeshyeye nanjye niko aka kanya byemera ubifatanya cyane ko yanahawe igihembo ariko adahindutse gahindure bimwe cyane muri iyi minsi kuko azashiduka bimeze nka kwa kundi abantu bakomeza babirebe aba muri hafi bamukomeza bamwita umwami w'abidishyi ariko burya hari igihe ubona ikintu kirimo kwangirika umuntu akanga gutanga kuko iyi statement siyo
kandi ni statement usibye kuba yihuse Karenzi afite ubushobozi bwo kumenya inkuru niyo no mu mwobo cyane cyangwa iriho na beto yo kubona inkuru mbere bivuga ngo iyi si ntabwo yari kugeza aka kanya ntabwo yari yo niyo yazaba mpaga mu bujurire ariko iyi ntabwo yari igihe yazi yari ihuse kuyivuga yayivuze ntabwo yari ikwiye ntabwo yari ikwiye kugiye yaziye kuri rasava ngo ntiyari ikwiye kuri rasava naratekereje sindavuga nkurikije uko no gutandukana kwacu navuga ngo byatewe na babasaza ese bamwishe mu mutwe kuko niyo mpamvu ibintu yagenze gutya ari abantu batangira kuvuga hanze bakamenya ngo baramuguze kumenya ugatangira kubitekereza ese baramukoresha abanje zavuga neza to be influenced by ukavuga ese mu by'ukuri kuko uko navuze bora hari igihe nk'umusifu impamvu tukunda kuvuga nk'umusifuzi ngo Samu yibye ikipe niyi nuko tuba tumuziho ubuhanga ku buryo kwibeshya kwe binaborbayeho tutabifata nko kwibeshya ko tuba tumufata nk'umuhanga yabikoze ku bushake cyangwa se aba influenced by nkurikije rero icyo gihe nko kurikiza ko apari yuko nanjye twapfuye abo basaza kubera judgment yanjye kuri bo kuko niho bari wenda operation nzayikora nitonze no mu message nize ko naka video gasirikira ahagasopa abo bakorana ngira ngo harababuza kuvuga ku basaza kana kandi muzongere kumuvugaho cyangwa se ibi nibi nyine kumva ko ugera ku basaza ukagira ngo wishe umuntu nk'abahanzi cyangwa abastari bafite abantu ababounce babarinda niyo ugerageje nko kumufotora avuga ati gizeyo agafone kawe hakurikiraho iyi ntuze navuze ntese ubu koko ariyo ifite abafana benshi cyane mande zose bafata baramutse ro kuko hari abamufata nkaho ari idole nk'ikigirwa image sinzi ukuntu nabivuga ari nko idole mbuze uko nyisobanura kuko ikigirwamana ni igitutsi umuntu ufatiraho urugero ngo wafatiraho urugero ni ukuvuga ngo hari igihe byazagera bikomeje muri no ritime umuntu yakora nka Twitter akavuga ati mugiye kwigaragambya nko kuri presidence cyangwa se kuri ministeri abantu bakagenda bakangiza dore ko mu bantu babwirwa harimo abantu benshi batitekerereza agendera ku mukana gusa akavuga ngo yavuze akavuga nta rugori uko bimeze mukude nakore abantu bita abambasaderi b'ikintu runaka ngo hagiye kuba igikombe cy'isi ariko ambasaderi wacyo wenda ni Ronaldinho kugira ngo iyi influence muzaze impamvu rero navuga nti umuntu tujye tumugira inama akina byumva abantu batari byandi umuntu avuga amateka y'umuntu kuko watakiri mu kintu ari byanyeroreshwa kana kayitabarukiye n'urugero utangiye kuvuga ibyiza bye uburyajya bwo kubona udakiriho bira ntabwo ari byiza no kuvuga ngo bikomeje gutya zikazaba tweet zingahe cyangwa se bikazaba ikintu kingahe cyangwa se akabipfa nanjye ejo akabipfa n'undi ejo bundi akabipfa n'undi ejo bundi bagasanga yarabeshyaga bagatangira kumukeka ko wenda yakoreshejwe cyangwa se yabonye indonke n'iki byakwangiza rya zina rye cyane twazamukiye ko ryakwangirika kuko afite capacity yo kuba umunyamakuru wa mbere mu buryo butagibwaho impaka hari karite nyinshi arusha ahubwo afite yanaha no ku bandi banyamakuru cyane yaba hakanda gasigana no mundakazi yakabaye Wikipedia ngego ariko natava muri uyu mujyo wo kugaragara mu ishusho nkikoreshwa n'aba basaza bo bananiwe basizwe n'igihe ubona batakaye paraporo batabona ibintu bigeze bizakomera jewe ndi nkomugira inama navuga nti ikintu cyitwa transfer kireke kuko kiratuma abantu bazajya bumva ko uvuze umukinnyi n'uyu kuko waje umuhetse n'abasaza bareke ubajije ku neza bakoze cyiza kuko utabaye umunzani ngo ibyo wanengaga Jean Fidel uyu munsi ubinenga abasaza niba hari ibyo bahuriyeho cyangwa se wemere ko hari ibyo bishye kuri Jean Fidel haba harimo abasaza bakaba baragutengushye ariko ugakomeza kubeshywa ugakomeza kujyana abantu mu kigare nk'iyi tweet niyo yangije byinshi buryo kubera ko bafite kubera ko ari umuhanga abantu hari ukuntu bamwizera tumwizera yakoze ikintu nk'iki rero abantu bakigenderaho bakumva mu by'ukuri nicyo cyakagombye ubwo nicyo kizaba iyo bitabaye rero ntibibe rimwe nandi ntabura pourcentage ipungukaho byisubika bishuru 10 na zingahe birangira nawe baye nk'abandi icyo kintu ntabwo nkimwifuriza niba hari n'uburoza abasaza bamuhaye nagende yirogoze mu kinyarwanda aburuke akomeza duhate amakuru ya mbere yigangasenguye kuko ntekereza ko hano mu Rwanda nta munyamakuru n'umwe ufite ubushobozi bwo gutanga Karenzi ku nkuru nziza icukumbuye inakomeye inakazi cyane ariko nakomeza ibyo akazamurika muri context y'umuntu ukoreshwa
cyangwa n'amarangamutima cyangwa se n'indongo ruhande arugamiyeho cyangwa se n'inyungu zindi wenda nko bijyanye n'amatransferi inyungu ze bwite kuko reka mubaho urugero ufatika ngiye nka cyagiye bavuga igihe Anta yatangiraga kumuvuga n'iki bavuga ngo transfer n'iki cyitwara koranaga hano izina ry'Imana yo mu ijuru numvaga bamubeshyera ndavuga ngiye uko nabyumvaga mu mutima wanjye yataza ngo abyivugire avuge ko yuri indege akajya Senegal akajya gushaka Riswane nari nakwandigiye kuko numvaga hano bari kumushingira igiti arabeshyerwa numvaga abeshyerwa noneho umuntu wumvaga agomba gushingira ukawarahira umva Imana yo mu ijuru umva arabyivugiye ejo ukumva arabyivugiye ejo bundi hakaza tweet nk'iyi bikazi ikinyuranye ejo bundi mukapfa ko unenze abasaza kuko we wagize ubwo bushishozi bwo kwambukiranya ibihemo gato ukayigira imbere gato ukabona abantu ntaho bari kujyana itimu mugahita mubipfa bikaba n'inzigo ndetse agashaka gukora ishoboka byose ku buryo n'ikigano kitazaba cyanapfa bukeye nabo bari kumwe akabwira ati abo tuzagendanye ubwo ngubwo namwe muhite muhagarika bikaza ari ibintu twatandukanye gitindi mu buryo ntatekereza cyane butari mu buryo buhendutse budakwiye cyane nk'abantu uburyo buri cheap ariko na nyuma twakominitseho rimwe gato hari ikibazo nagize kijyanye na ariko nabantu bari batwitinze ibintu bisa n'ibimwitiriwe ariko bitari byo bitamufacinga inbox ariko nza gusanga atari byo ahubwo nsanga ko hari abantu babiyitiriraga radio ndetse n'ama social media zabo ariko icyo navugaga n'uyu munsi ndamwifuriza inihirwe kuko afite ubwo bushobozi ariko agomba kwisuzuma akicara ejo bundi atazasuzumwa na rubanda cyane atazarogowa n'igihe bajya bavuga ngo rushyize kera ngo ruhinyuze intwari ataba afatwa nk'intwari kandi yanabayo muri context itangazamakuru rya siporo ejo agahinyuzwa n'ibintu biciriritse byari bwirindwe agahinyuzwa no gushaka gukomerwa amashyi n'abareyo b'ikigare kinini kuko hari n'abareyo bazima batekereza neza batemera umuntu wabeshya ibyo badafite bakunda ukuri cyane nicyo kintu navuga n'impamvu navuga ngo nayise amabinga ya Nyirahuku kuko Nyirahuku ni nziza ariko ifitemo amabinga ngo nta mwiza wabuze inenge buryo bushobora kuzana nk'umukobwa mwiza niwe dukunda guhera ngo umuntu mwiza tukamushyira twese tukemera tukabyemera ariko nk'amasambusa akavuga ati nyamara uriya mukobwa Ferdinand w'Imuhanga ati nabonye urwara rwe rw'agahera ati amano yameze nka hajya ni karoto ya nuze tangawizi abana kuntu ibishamikiranye bati ni mwiza ariko nakuramo inkweto uzabona amano ameze nka niyo mpamvu nyise gutyo tumva uko bimeze urumva niyo mpanuro ntanze nkurikije no tweet nkakurikiza n'ibindi